iriya nayo yari Rayon Sport ikomeye ariko ntabwo zagereranywa n'iyi Rayon Sport ngewe ndimo ndabona nabanye nayo muri camp ndaza ndabibabwira hari abantu bamwe kubera ko batari bakayibonye bagira ngo nibya bikabyo bya Wasili ariko n'ubwa mbere nabonye Rayon Sport aho yagiye ku isoko ukajya wibaza ngo ese ko bose mbona ari beza biraza kugenda gute dufate nk'urugero hera mu izamu ninde muzamu uri kuri ubu butaka bw'u Rwanda muri seka ko ubonye umeze nk'udandeje niyo ntabwo yafesinzwe kenshi ntabwo yigeze abona amashoti menshi ariko buri gihe uwagerageje kumuhamagara yamwitabye karabe mwibuke umunota wa 23 Odiambo w'ikipe ya Taska arabona Taska twarasinze igitego kimwe kuza bakagira ngo si ikipe yari ikomeye ni ikipe yanatwatatse cyane aho hari n'abavuga yuko rwose ngo mutarahura ngo na test ya nyayo ndaza kubigeraho nabyo witegereje neza ukareba ishoti bamutereye muri metero 25 ahagaze kuri première poto bakanimupurasa kuri deuxième poto iyo save yarayikoze mu minota 22 yitabye karabe nta zindi ncuro twaye twamubona ariko no muri set pieces zose ahantu Rayon Sport yaguye sezishize hose ari kugerageza gusevinga ikipe ya Rayon Sport uno muzamu dandeje niyo oya kuri save yakoze kuri Taska uburi ubwenge bw'umwataka abantu bazasubiremo ira save umwataka yari yamaze kwibona ko naramuka muteye bigendanye n'uburyo abadefenseri bari bamukingirije reflex atayikora ngo agarure umupira kuri deuxième pot ariko uburyo yagendanye na muvoma z'umwataka ubundi na save iri muri save zishobora kuzarangira irushanwa nukuvuga ngo witegereje igitego ishoto Diambo yamuteye rirasa neza n'igitego cya kabiri ikipe ya Gor Mahia yatsinze ikipe ya APR ariko dandeje nero iyo save yarayikoze ubu n'umuzamu wa Rayon Sport kabiri reka twinjire muri defense ya Rayon Sport buriya akazi ka defense bijya bigora kugapima biragoye sindi buze no kwitindaho cyane ariko uyu munsi nibwo muri buze kuva muri stade mubona uburemere bwa defense y'ikipe ya Rayon Sport kugapima biroroshye ariko ntabwo irinjirwa igitego kuva yatanya finishi nyine uzarebe n'abatanga Ballon d'Or uzarebe n'aba defense nziza urayishimira nyine baravuga ngo iriya kipe yari ifite defense nziza ariko biragora ko ushobora kubona nk'uwo mu defense usibye nka Fabio Cannavaro barebye ibintu byose byananiranye 2006 bahita bamukubita Ballon d'Or ariko ubundi gupima akazi k'abadefenseri usibye ko wabibarira muri clean sheet gusa ntekereza ko turi muri defense nziza ziri muri irushanwa twebwe na Arbirat turi mu makipe afite clean sheet kuri match zose yakina hanyuma winjiye muri mediane y'ikipe ya Rayon Sport umunsi wa mbere mbabwira ko umwana w'imyaka 19 witwa Jinga rero umukinnyi ukomeye hari abantu byavuye ko nyine kubyumva abantu byarabagoye ariko uyu munsi kuri match ebyiri zonyine amaze gukina ntago fitness iragera ku rwego Rayon Sport ibyifuzaho kuko yaje director itajya mu irushanwa turacyari muri precision ageze ku kigero cye cya 60% ariko uze kwitegereza iminota ari guhereza ikipe ya Rayon Sport nibyo ari marayikora nekereza ko umuntu wese umaze kura match z'ikipe ya Rayon Sport nta mpamvu yo gushidikanya ku muntu witwa Ibrahim Chingale hakaza rero ikimashini umukozi w'abantu bose tupwisa ashoboye byose muderi ya kuba nari nzi ko ari umukinnyi ukomeye ariko nari nzi ko umunsi azatereka umwambaro w'ubururu ashobora kuzamura neza ariko nagize ngo asanzwe yikine wagira ngo rero muri academy ya Rayon Sport modeli wagira ngo rero muri academy ya Rayon Sport Nepo yarambwiraga ati muderi n'umukinnyi ukomeye nanjye nari muza akinira ikipe ya Message Dongozi numvaga ko n'umukinnyi yo muri middle class ushobora kuva muri Gasogi akaba yajya muri AS Kigali ushobora kuva muri Gasogi wenda polisi yamugirira icyizere akaba yagenda akayikinira middle class ariko natunguwe n'uburyo ari kuderivaringa byo kuri level yo hejuru wagira ngo asanzwe akinira ikipe ya Rayon Sport bagira ngo umukinnyi mushya oya mental ramuhungara remere kuko ngenda byibuka nkiba netiri ya gato kenshi twaraganira hafi ya hano nkiba cyo kwa Kenisi twaraganiraga kenshi buriya nkamwumva ibitekerezo akora aho wavuye atajya wavuga nta kibazo nta kibazo rwose n'ababyeyi kutahabanye nabanye neza rwose narigiye kongeraho cyari kuntiza umugabo w'imfura mu sportif cyane dusuze na Kenisi buriya Kenisi abakinnyi be yabateguraga mental cyane nk'indwanyi ariko umukinnyi bitamusabaga ibintu byinshi ubwe yabaga yakira inshingano mbere ni mudera kibara uyu musore ubundi ajya mu ikipe y'igihugu y'u Burundi ahamagarwa nibwo abantu babo bundi babonaga ko bashaka kuba bamuremereje cyangwa se bamukoresha umutwaro umuremereye ariko uyu musore uburyo yagiye ku mwanya adasanzwe amenyereye kuri 2 na 3 umutoza akamuha byose
Mudera Kibali burani wa hano nahise mutinya rero we yarakubwiraga ati njyewe nta ekipe nagirira ubwoba burani nawe wateguraga abagenzi be b'abakinnyi bagiye gukina izi match ni APR Rayon yarabicazaga akabanyuramo ababwira ati bajwe match turayishobora nta gikomeye kirimo ntekereza ko ari nayo mpamvu watanze pass yavuye mu gitego ntekereza ko ari nayo mpamvu Kenisi yaramuhaye brassard nje nkimubona mu myitozo ya mbere y'ikipe ya Rayon Sport ni umuntu waje atavuga acecetse agikina match ya mbere namubonyeho ya Jamus nese mvuga ngo uyu muntu ni umukinnyi w'ikipe ya Rayon Sport bidasubirwaho byarenze noneho yarenze kuba umukinnyi ukontribuwa mu gufasha Rayon Sport mu gukina imipira yatangiye no gutanga assist kuri match ya Taska duheruka gukina niwe wayitanze ya debrotse situation nitugera kuri linye y'imbere nureba umupira umuntu witwa Elite kuri match n'abantu babashije abantu babashije ngo leta tungo arahari yaramaze ngo bigeze ngo hari ibigo byafashe ngo bagiye kugenda ngo n'ibyo ngo agenda ko match tugomba kumugurishiriza ari ibi no mugiye kumugurira uwo mwanya yego nta muntu muri Rayon Sport utagurishwa nanjye ari hirari nishakira hangura ibyo birakomeye oya tanga amakuru Elite atarahari Elite nta nubwo ahari gusa ahubwo arahari cyane nta kipe zimwifuza hanze ziramutse zinahari Elite atafite misiyo yo kubanza gusoza Sekafa ziramutse zinahari kandi nanagenda nta mukinnyi wa Rayon Sport ugenda gukora test azagenda Rayon Sport yamaze kubona amafaranga tugatumba kwitereza ku kinyamakuru ariko stopa rero kugurisha stopa mu rwenya stopa abo kuri Rayon Sport ifite mu mutwe Elite umukinnyi muri camp ya Rayon Sport biteguye iyi Sekafa kandi national aho uyu ni match arahari match aheruka gukina na Al Hilal yanyuraga ku ruhande rw'ibumoso guess what niwe mukinnyi abareba bakunze kurusha abandi Mukura yatsinze Al Hilal ibitego 3 kuri kimwe ibyo bitego 3 byose yatanzemo assist Al Hilal arayimenyereye kwizo ndabisubiramo umuntu yari ari kunyuraho nabonye yavuye mu biruhuko Imana ishimwe bismillahirrahmanirrahim amen yagarutse Ruzoro yagarutse Ernest Ruzoro sita rafiki yako wewe nepo yagarutse urwo ruhande yarunyuzeho atanga imipira ibiri ivamo ibitego ku bitego 3 kuri kimwe Mukura yatsinze ikipe ya Al Hilal korara yakanzemo buri muntu wese yagarutse 3 Imana umuntu umwe rukumbi yanyujijemo igitangaza gikomeye ubundi bavuga ko urutare icyo kintu cya mbere kiba gikomeye urabizi urutare rurabizi sibyo n'umuntu ukomeye bamwita gatare urutare nyine n'ahantu hakomeye nta kintu cy'igisukikana akomeye nk'urutare akomeye nk'urutare ariko Imana ibanze reka bisere ishobora byose yabwiye gusa ngo inyota irabishe yego fata inkoni yawe ufite iki mu ntoki inkoni kubita urwo rutare yarukubiseho 1 2 3 amazi araza ibyo ni isezerano rya kera amena ibyo ni isezerano rya kera ugaba shaka ibyo wewe wasaba yakubwirira ibyo uvuga amena niba wafanye ngaragara mu mashusho yose nakubwiriza nakwigisha siyanse nakwigisha umupira n'ibindi byose hanyuma rero ikinyabupfura n'uburere hanyuma rero Bible yuhuza none n'ibyo turimo kuvuga ushaka kumenya ibyo byose nyine agiye mwitangiriro n'iyi mu Kamisiri cyangwa kuva bitewe buri wese na Bibiliya asanzwe akoresha ari ntagatifu na Bibiliya hari abasoma ibyo kubyizera bikabananira ukabona uku kwizera kuramunaniye uyu munsi saa moya duhurire kuri stade Amahoro ibiri kuba uyu munsi twabibara nk'ibiri kuba mu isezerano rishya ishusho neza ya musigaragarira muri Elite yamusi